Scovia yatugereye muri Uvira atubwira byinshi byari biri kuberayo, atubwira uko hameze, atubwira ibintu byose, ndetse mwagiye mubona n'amafoto ari kumwe n'umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23 Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Rero wenda ibyo ngibyo ntabwo ari byo tuze kugarukaho cyane, ahubwo reka turebe ingaruka Uburundi bwatangiye guhura nazo zijyanye no kuba bwarafunze umupaka wagubuhuza na Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho ingabo za AFC M23 zifatiye uriya mujyi. Ingaruka ni izihe? Ese ni izigihe kirekire? Ese Uburundi buraza kubyitwaramo gute? Reka twifashishe rero Madame Scovia watugereye hariya. Scovia, mwiriwe neza? Mwiriwe Karoli. Yego, twiriwe natwe hano i Nyarugenge. Ese buriya gavana ari Uvira? Ari Uvira. Hariya ni kuri komine? Ngira ni kubiro. Kuri ya komine nifotorejeho? Ambo? Niho rwose ari umutekano wari wakajijwe, ubona ko nta kidasanzwe rwose, umujyi barawufite noneho ku mugaragaro. Ahantu iyo ubutegetsi bwahageze bukajya kuhakorera inama, buriya numva ko ibintu biba byamaze gushyirwa ku murongo. Buriya no mu muhanda byatangiye kugabanyuka, ko tugenda wabonaga ko umutekano utaraboneka mu buryo bweruye, kuko hari wazareno ziba zasigaye mu bihuru, abarundi batsinzwe barimo aho FARDC, kamwe mu ngabo zarwanaga zatsinzwe zari zikishe mu duhuru uhura aho ngaho mu mashyamba, mu nzira ndende. Ariko wenda uko iminsi ihita twabonaga abapfu ku nzira, bambaye inifomu abasirikare, ubona ko byabaye bibi, amatungo yatangiye kubarya. Ubwo ni ingurube mvuga, kuko icyo nabonye muri biriya bice guturuka Kamanyora kugera Uvira, abaturage bahariya bose n'aborozi. Ntabwo ari abahinzi beza ukurikije uko nabonye imisozi imeze n'ubutaka n'ikibaya cyabo, ariko n'aborozi, aho abiganje mu bwoko bw'abatutsi boroye inka, andi moko bafite ingurube, inkoko n'ihene, ndetse n'abahungaga ku munsi wa mbere twababonye bafite ayo matungo. Ngira ngo mu matungo ahunganwa, itungo ryitwa ingurube nyaho nta muntu ujya urihungana, kuko nta muntu twahuye arifite. Ariko ingurube mu by'ukuri umuntu yayihungana ate? Ndabizi se ko nabonye bari bikoreye inkoko, imbata, bashoreye ihene, abanyamurenge nabo bashoreye inka. Bene ingurube bo bazitaye mu dusantere, wasangaga ingurube nyinshi mu dusantere, na bamwe basize ihene, haba Ruvunge, haba Sange, haba twatu santere twose tubona dutoya. Iyo niyo mijyi minini iri mu nzira ugana Uvira, ubona ituwe n'abaturage benshi, hari abantu bapfuye bakigaragara, ariko ubona ko Croix Rouge iri mu kazi. Ngira ngo mu biganiro byacu byatambutse twagiye tubereka Croix Rouge zigaragara mu dusantere. Uyu munsi rero wenda tutaravuga ku cyo gavana w'iyi ntara uri ku ruhande rw'umutwe witwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo, AFC M23. Yego. Bakubyutse mu gitondo bakora, niko amakuru avuga, kuko njye ntabwo nyiri muri uyu mujyi, bakora isuku ry'ibanze niko nabyita, bashyingura abantu bari ku nzira. Byasa nk'aho ariyo gahunda yabaye, bashyingura. Croix Rouge irimo gufasha abaturage gushyingura abo bantu bari aho. Uko biri kose bakoze ibinogo rusange, kuko bavugaga ko abaturage bari aho bavugaga ko umuntu babonye, yaba umuwazarendo cyangwa umusirikare wa leta, ariko ari umuntu wabo basanzwe bamuzi, baramushyinguraga mu mvu imwe nk'umuntu. Ariko abo bantu benshi batazwi, Croix Rouge ikora ibyobo rusange ikabashyiramo, ngo byarakozwe Goma, byarakozwe za Kavumu, mu bice bitandukanye. Abasirikare cyane cyane abarwanyi nibo bashyingurwa mu byobo rusange, kuko usanga abaturage iyo ari umuntu wabo wapfuye bamuzi, baramushyingura. Mu biganiro byacu ngira ngo tugira Uvira twahuye n'umuryango ujya gushyingura umuntu wabo, ubwo yabaga ari umusirikare ariko bamuzi,
ari umwe mu bagize imiryango yaho bakajya kumushyingura, ariko cyane abawazarendo twibutsa abantu ko Uvira irimo abantu batahavuka batanahazi bahaguye b'abasirikare bo muri mu ntara nakwita iza ruguru. ni ukuvuga ngo hari abantu baturutse za Masisi barwana, abandi bava za Goma bambuka mu mato bagera hakurya za Kavumu, baraza bagera Bukavu ifashwe barakomeza baragenda bajya Kamanyura irafatwa barakomeza baragenda baca za Ruvungi hose za Sange. Mu by'ukuri ugasanga uwo muntu ashobora kuba avuka nka Rucuru cyangwa ari uwo muri za Copo za Maniema za Katanga n'ahandi, ari abasirikare b'abarwanyi. Mu kuba baraguye rero hafi y'uyu mujyi no mu mujyi muri rusange nta muntu ubazi, ariko biragaragara ko ari abasirikare. Bityo rero kuba ruje uyu munsi mu bice bitandukanye yakoze iyo suku, ya mibiri twacaga iri ku muhanda yatangiye kwangirika, udusantere kuko abaturage muribuka ko twavuga ko batangiye kuza. Uyu munsi abaturage bari muri Sange ndetse na Ruvungi barambwira ko amazu yatangiye gukingurwa, abaturage bagarutse, nubwo babona nyine amasoko atararema ngo bishyuhe nka mbere, ariko abaturage batangiye kugaruka. Ndetse na Uvira ibice bimwe hari abari mu mazu barimo gukingura amadirishya noneho bakareba hanze, kuko iminsi igiye kuba 2 cyangwa 3 nta mbundi ivuze, mu gihe nyine ubundi imbunda zavugaga hato na hato. Abo bazarendo bajemo bahoraga barwana. Ikindi kintu kiri muri uyu mujyi wa Uvira cyihariye abantu bagomba kumenya ni uko umudepite uvuka Bitakwira, niba ari Bitakwira Justin, yari yarabwiye ababyeyi baha bose cyangwa imiryango yaha ko kugira ngo babe abakongomani beza barwanire igihugu nuko buri rugo rugomba kuba rufitemo umuwazarendo. Abo rero urumva bafite imiryango yabo mu bahaguye, abandi barahunze barajyana na leta bakomeza mu mato barenga. Ubwo rero ibyo byose biri mu bibazo birimo gukemurwa uyu munsi. Ikindi kuba abantu bavuga ko Uvira itafashwe, wenda ababivuga batyo nabo reka tubahe ijambo katuvuga ngo Uvira barayitaye. Ntabwo yafashwe ariko barayitaye, kugira ngo nabo tujye ku ruhande rwabo, kuko kugeza ubu uyu mujyi guverineri ukorera niwe usanzwe n'uwahayoboraga uyu wahunze nawe yakoreraga Bukavu, yego, nawe waje gukoresha ikiganiro cyangwa no kugira ngo avuge atange ishusho y'uko ibibazo biteye hano. Icya mbere gihari mu bintu ifite akazi ni ukongera igafasha abazarendo ziri muri uyu mujyi n'ingabo kwitanga, bagatanga n'intwaro nk'uko byagenze muri Goma. Barangiza abari abasirikare bakabajyana nk'uko babajyanye abandi ku ikosi, abasiramuzi babusanzwe bakabusubiramo, abaturage bagasubira mu mirimo yabo gukora. Ni umujyi munini w'ubucuruzi uhana imbibi n'igihugu ufashe ku mupaka cy'igihugu cy'u Burundi, hasi muri Tanganyika ukomeje harimo Tanzania na Zambia, bigakomeza hakazamo na Zambia kuri iyo Tanganyika. Ibyo byose rero wari umujyi ufite ubuzima bwabo ubayeho, bafite uko babayeho. Gusa abaturage baha batandukanye n'abagoma. Twavuga ngo abagoma bari mu bwoko bw'abantu baraho barakara bakagaragaza uburyo ibintu byabo batabikunze, kandi ukabona hasa nk'aho Goma hatagaragara amoko menshi. Abantu babo bakaba bashobora kuba bahuriye nko ku ndimi 2 cyangwa 3 bavuga Igiswahili, Igifaransa n'Ikinyarwanda. Mu gihe Uvira abantu baho baravuga Igiswahili izindi ndimi zo mu yandi moko yaho, ariko bakavuga n'Ikirundi. Kuko nko mu mujyi wa Sange abaturage baho baravuga Ikirundi neza kandi ari abakongomani kubera ko baraturanye cyane. Hari n'abarundi bamazemo imyaka myinshi barahashingiye barahatuye, ku buryo navuze ni ururimi ntacyo wakora ngo uruhagarike. Buriya ni nk'umugezi utemba, ntabwo wavuga ngo ntuzaca mu gihugu cya runaka ngo ndawufunze. Iyo bigerageje biba bisaba ingengo y'imari nini. Ni ukuvuga ngo rero n'ubwo buzima navuga ngo buhari bw'intambara nyine,
abaturage baho barahunze babonye abantu bapfuye